ibihembo by'abantu birashira, umunwa wagushimye ejo urakugaya, ibihembo by'abantu birashira ariko ibya Yesu ntibishira. Ibihembo by'abantu birashira bikagenda, umunwa wakuvuze neza ejo ubugusebya, abakuvuze neza ejo baba bakugaya, ariko umwami Yesu ibihembo bye ntibishira. Kandi guha umugisha kuko wakoze neza. Nugira neza rero ugakora neza, ntukagenda uvuga ngo wakoze neza, kuko tugira neza kugira ngo Data wo mu ijuru abone ko twakoze neza, duha umugisha maze natwe twitwe. Azi icyo uzaba urimo ejo, azi icyo yaguteguriye cy'ejo. Ntabwo yogenda ukicara ngo uri kwigagira ngo uzambara iki ngo uzarya iki, witekereza gutyo. Wenda nimba ejo wenda wasanga uzanapfa, ntabwo uzi ejo n'icyo kizaba. Nta mpamvu yo kwiganyira twiruhiriza. Izera Imana yawe Uwiteka mu mutima wawe, wumve ko Imana ifite icyo yaguteganyirije cy'ejo kandi cyiza, maze wiruhukire wiryame. Hano hasi iki wabasha kwibashiriza Imana itabigukoreye? Ni Imana yonyine ibidukorera. Imana irakomeye, haleluya. Imana ni nziza cyane. Ninde wabasha kwiyunguraho umukono umwe muri mwe mwiganyira? Ninde wikirushya wiganyira ngo uri buze gukora iki, ngo ejo uzambara iki, ngo uzarya iki? Nta kije ubwawe wowe ubwawe wabasha kwikorera. Ni Imana yonyine yo mu ijuru izabigukorera. Imana niyizi ibyo dukeneye byose, ibizi tutari twanasenga ngo tugire icyo tuyisaba, kandi iyo usabye iguha ibirenze ibyo wasabye. Haleluya. Amen. Nta mpamvu yo kwiganyira. Uwiteka wo mu ijuru azi icyo dukeneye cyose, icyo tuzarya ejo, icyo tuzambara, abasha kwiyunguraho umukono umwe. Nta wabasha kugira icyo yikorera cy'ejo, ni Imana yonyine izabikora. Haleluya. Haleluya. Iryo jambo ndagira ngo muryiteho, ntukiganyire. Ndagira ngo uryumve neza uryiteho, ntukiganyire. Utekereza kwiganyira ni ugutekereza iby'ejo, kandi we ntacyo wabasha kwikorera. Wowe icyo dukora twebwe turicara ubundi tukizera Imana. Nase ubundi twakora iki ko tutazi icyo tuzambara ejo? Reka twicare twizere Imana gusa. Reka nizere ko umeze neza kandi uri amahoro. Wowe udahwema gukurikira ibiganiro byose tunyuzo kandi udahwema gukurikira ijambo ry'Imana. Reka ngusuhuze mu bice uhereyemo byose bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese bagubwe neza, ineza y'Imana ibane namwe kandi umugisha w'Imana uwomeho. Iyi ni Kamba TV, ariko ntabwo ari wenyine, turi kumwe n'Umusaraba TV. Mwese tubahaye ikaze rero kuri izo channel kugira ngo mukurikire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, wafite intambara, ibigeragezo, ariko humura, kuko Imana kuracyakora imirimo n'ibitangaza. Kandi ijambo riravuga ngo uko yararishye uyu munsi niko ari, nta gace ko guhinduka na kamwe kajya kamurangwaho, ahubwo ahora ari umwami w'amahoro. Humura rero, wongere umugirire icyizere, ibibazo warimo byose mu minota mike cyangwa mu gihe gitoya uzabivamo, kuko nawe wavukiye kwishima. Twinjiye mu kiganiro cyacu uyu munsi, tugize umugisha wo kubonana n'umwana ukiri mutoya. Murabakunda cyane kuko baracyafite amata y'umwuka atarasemburwa. Niyo tugiye kuganira muri kano kanya rero kugira ngo tugezeho ubutumwa bwiza Imana imuhaye. Ngiye kumuha ikaze rero, umwana witonze cyane ariko wuzuye umwuka w'Imana. Reka mwakire mu izina rya Yesu. Uraho neza? Taho. Amakuru? Ni meza. Meze neza? Cyane. Cyane akomeye. Imana ishimwe. Cyane. Amazina yawe ninde? Igiraneza Keti ya Bijou. Nyiraneza? Igiraneza Keti ya Bijou. Igiraneza Keti ya Bijou.
Igiraneza ninde, yaturutse hehe? ni umwana mutoya ukunda Imana, hanyuma twaturutse mu Gasima, ariko nyine ni umudugudu wa Rebero, tukaba tubaye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo. aho usengera mu itorero rya ADEPR. Umeze neza cyane. Jyane, watangiye gusenga ryari? Natangiye gusenga nkiri umwana mutoya. Nyine utubwiye ko uri umwana mutoya, ubwo se mutangiye cyangwa wari ufite nk'imyaka ingahe? Mfite nk'imyaka 5. Ninde wakugishije gusenga? Mama wanjye. Mama nawe ni umuvugabutumwa ukomeye cyane. Niwe wakutoje gusenga cyane. None se kugeza uyu munsi, Igiraneza, kugeza uyu munsi ubona inyungu zo gusenga wabonye imari izihe? Hari icyo bimaze? Abonye iyo usenga Imana ikumva, kandi Imana yumvira buri umwe ititaye ngo umeze gute. Imana ni nziza, gusenga harimo inyungu nyinshi, kuko Imana ni nziza cyane, ikora imirimo itangaje, izura abapfuye, igahumura impumyi. Imana ni nziza, gusenga ntabwo waburamo inyungu. Imana ni nziza, irakomeye, imirimo yayo ni nziza, gusenga ni byiza cyane, birimo inyungu nyinshi, nta nyungu yaburamo. Yego, gusenga birimo inyungu nyinshi cyane kandi ntago haburamo inyungu, ariko abantu bakunda ibimenyetso bifatika. Kugeza uyu munsi nk'ibihe bintu nka 2 cyangwa 3 watubwira Imana yagukoreye bivuye mu gusenga, bivuye kuko wasenze? Jewe kera nari ndi umuswa cyane, narigaga, iyo natahaga nabaye nk'uwa nyuma, natahaga namubanjirije, naratsindwaga cyane. Ko hanamenyeye gusenga, naragendaga nkasenga, hari n'igihe twajyaga kurara amajoro dusenga, najyanye na mama wanjye tukajya gusenga. Natangiye kuba uwa mbere ngeze mu wa mbere, ariko muri garidiyeni naratsindwaga cyane. Muri garidiyeni ntago nari namenye ibintu by'Imana, ntago nari namenye ibya Yesu, sinari namenye ibyo ngibyo byose, ariko mama wanjye byose niwe watumye mbyiga. Yaranyigishaga cyane, akanjyana gusenga. Yajyaga gusenga, ntabwo yajyaga ansigaga, twarajyanaga. Icyo gihe kujyana gusenga, ariko sibwo ntumvaga ari kuguhemukira? Numvaga ari kunjyana ahantu ntazi, numvaga ntazi ibyo ari kunjyanamo, ariko nkigerayo navuyeyo nyine. Iyo uvuyeyo uba wamajije kumenya ibyo ari byo. Uyu munsi n'irihe jambo wabwira mama wawe kubyo byose ashaka kugutega amatwi, kino kiganiro ashaka kuzakireba? Nihe jambo wabwira mama wawe wakoze ibyo ngibyo, kugejeje kuri ibyo ngibyo? Namubwira ko ari mwiza cyane, ko yaranyigishije gusenga. Gutunga umwana ntumwigishe gusenga biba ari bibi cyane, kuko umwana utangiye akiri muto asenga, arenda ageza n'aho akura agisenga Imana, kandi akazaba umuntu ukomeye mu by'Imana. Ndamushimira cyane, niba nanyumva kino kiganiro, niba yanambona, yumve ko mushimiye cyane. Mu by'Imana, iby'Imana narabikunze, ndamushimira cyane. Mama Igiraneza ahantu ari nabona kino kiganiro azumve ko umukobwa we yamushimiye cyane. Bibiliya avuga ngo menyereza umwana inzira akwiye gucamo, azarinda asaza akirimo. Igiraneza ari kumushimira cyane kuko yamutoje gusenga. Aravuze ngo nari umuswa, yo ntabaga uwa nyuma, nabanzirizaga uwa nyuma, ariko uyu munsi ndi kuba uwa mbere, byose mbikomora ku gusenga. Igiraneza, niki wasaba? Hari ababyeyi baduteze amatwi bafite abana ariko bajya gusenga bakabasiga mu ngo zabo, ntibabajyane gusenga. Niki wabwira abo babyeyi? Ese niki wagira, ni inama wagira abana bagenzi bawe muri kano kanya mbere ko twinjira mu kiganiro? Nama nabagira, ntibave mu bintu barimo, mu byo barimo bakina nabyo. Ibintu by'Imana birakomeye cyane, ni byiza cyane. Inama nabagira rero, nabagira kuzajya batega amatwi ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ryiza. Ijambo ry'Imana rirakomeye, rifite imbaraga. Iyo ijambo ry'Imana ritaza kubaho,
sinzi uko twari kuba tumeze. Ndabinginga rero abo bana batangire bimenyereze gusenga, batangire bamenye icyo gukora kuko gusenga ni byiza, batangire biga Imana, bamenye ukuntu Imana ikoramo kuko Imana ni nziza, Imana ni igitangaza, irakomeye, ikora ibintu byinshi, umva irakomeye iyo Mana ni ukuri. Nabwira abana bose n'abazambona n'abanyumva kuri kino kiganiro bagatangira kwitoza gusenga kuko umwana mutoya uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Haleluya, haleluya. Azafashwa no gusenga. Ariko Imana nawe yarakuryoheye, ndabibona Imana yarakuryoheye cyane. Uyu munsi hari umuntu niki cyako kikakuza gusenga uyu munsi? Nta kintu cyambuza gusenga kuko ibyo mfite byose ni Yesu wabimpaye. Nasenze nyine ubwo ngubwo ntacyo nawe mfite kuko n'ubundi Yesu niwe uduha buri kimwe cyose, nta cyambuza gusenga rero kuko Imana niyo buhungiro bwacu. Tudafite Imana nako twabigenza, twaba tureba hirya no hino tukabura aho tunyura. Niyo mpamvu gusenga ari ngombwa kuko Imana igukorera imirimo, yamara kugukorera imirimo nawe ukagenda uvuga ibyo yagukoreye kugira ngo n'abandi babyumve. Igene ujya wiyiriza ubusa? Yego. Ukamara nk'iminsi ngaho utarya? Mara nk'umunsi umwe utarya uri gusenga. Gusa nta gusonza? Nasonza, ariko iyo namenye icyo ngomba gukora nyine mba ngomba kugikora. Akenshi wirije ubusa uri gusaba iki Imana? Mba ni gusaba Imana ngingumishe ku mwanya wanjye, ngumye mbu uwa mbere. Mba ni gusaba nyine ngo Imana igumye mfate inkomeze mu bwenge. Mba nsaba Imana nyine ubwenge, uko ubwenge rareba kuva mu wa mbere mbu uwa mbere kugeza mu wa gatanu. Ntabwo nabura gusenga Imana kugira ngo umwanya wanjye mugumeho. Ubu ugeze mu wa gatanu, ubu ngubu turi mu kiruhuko, ejo bundi uzajya mu wa gatandatu. Ni ikihe kintu washishikariza abana mu gihe cy'ibiruhuko turimo ubu ngubu? Abana bitwara bate? Abana bakora iki? Abana rero icyo nabashishikariza, bagomba kumenya ko Imana ari nziza, bakagomba kumenya ibyo bakora, bakagomba kumenya ko Imana ifite imigambi myiza, ariko nanone bafite gusenga kuko umwanzi Satani naho yagiye. Umwanzi Satani atega imitego myinshi, ntabwo yitaye ngo uri umwana cyangwa uri umukuru, ntabwo yitaye ku cyo uri cyo. Icyapfa nuko uri umuntu, n'ubundi byose nta kintu Satani akunda kuri iyi si. Abantu bose arabanga. Nabashishikariza gusenga Imana abo bana kuko umwanzi Satani naho yagiye aracyahari kandi aracyari mubi, naho yagiye. Rero nibasenga Imana, basenga Imana. Niba hari n'abitwara nabi batagira ikinyabupfura, bamenye ko wari umwanzi Satani uri kubakoreramo. Ariko iyo usenze Imana iguha ubwenge, kandi ya mico iyo uyiretse ubona ibyiza cyayo. Yego, urakoze cyane. Reka tugushimire ku nama nziza uhaye abana bagenzi bawe. Ndakeka tugiye kwinjira mu kiganiro, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro, ni akahe karimbo kagufasha ngo tumaze tukaririmbe? Nushaka kuririmba agatero kamwe konyine kajya kagufasha ugiye gutura abana bari mu kiruhuko ubu ngubu. Indirimbo yo mu gitabo iyo ari yo yose wumva watura abana bari mu kiruhuko ku buryo, cyangwa se watura abantu muri kano kantu. Nushaka kuririmba akantu gatoya, rero nakiye abana ako kantu nkashyiraho ko mukunda kuririmba cyane. Gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe kuko utangana
Imana igumugisha kari agapira kari akantu gatoya bayumvishe, ubwo urashaka ko ayimuririmbira yose amuhamagaye kuri telefone ya mama we, sibyo rata? Urashaka kuyimuririmbira yose ukamubwira n'ibintu birenze kuri ibyo ngibyo, tumuteye amatsiko, uri butagaribira mama wawe ko twoye nta telefone ugira, aguhamagara agushake, siko rata bimeze? Reka tugusabe no igira neza, ndabona ufite Bibiliya, umuvuga butumwe Imana ihamagaye, ufite abari muduteza amatwi, nimudakorera Imana dore n'abangaba bazakorera Imana, kandi murabona ko kugenda bihagurutsa kandi bagatambutsa ubutumwa bwayo. Cyo nagiye inama umuntu wese akorera Imana bigishoboka, akorera Imana gifite uburyo, ariko kandi nunabyanga ntabwo Imana izabura abikoresha. Komeza dukurikire rero mu kiganiro cyacu, tugiye kwinjira mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, tugiye gusaba igira neza. Ni umwana uzi gusenga, Imana yavuze ngo ndetse nguri mwana ngo gusenga azafashwa no gusenga mu bihe byose, mu bihe agiramo bikomeye, hahandi ibintu byananiranye, azi gusenga, icyo kintu kizamubera intwaro izamunyuza muri ibyo bihe bikomeye. Ni umwana uzi gusenga, ni umwana watojwe n'ababyeyi be, bumvise ko ashimira cyane mama we wagiye umutoza gusenga, avuga ko ahageze uyu munsi abikesha gusenga, akabikesha umubyeyi we mama we umuba hafi. Mama we twamusuje cyane, ahari rwose agubwe neza, imbaraga n'amavuta ntibimuveho, kuko ngo nawe ni umukozi w'Imana. Ibyo byose hari igihe tuzaganira nawe bizatubera byiza, Imana izabidufasha. Reka tugusabe noneho rero usenga Imana, numara gusenga Imana utugezeho ijambo ry'Imana, wisanzure uko umwuka wera gukuyobora urugendo uko nguko. Ni karibu usenga Imana. Data twese mu ijuru, Imana ikomeye, Imana ifite ububasha, Imana ihambaye, Imana yihariye, Imana ivuga bigasohora, Imana ikomeye, Imana itagira uyivuguruza, Imana ishobora byose, Imana ikomeye. Iyo Mana ntabwo twabona uko tuyivuga, nubwo twavuga ntitwabirangiza. Uko umuntu wese yavuga ineza y'iyo neza ni nyinshi cyane, arakomeye iyo Mana, ntabwo twabona uko tuvuga iyo neza ngo tuyirangize. Mwami Imana, ndi hano ndimo ngiye kuvuga ijambo ryawe, icyo nkeneye Mana ngiye kukigusaba. Mana ndakwinginze umpe imbaraga n'amavuta ku murimo wawe ngiye gukora, ume kuvuga nateshukwa, umpe inyungura amagambo zose Mwami Imana, kuko ngiye kuvuga ijambo ryawe. Mana umpe gufashwa, umpe amavuta, umpe imbaraga. Mana undinde umwanzi Satani ko yatuma neshukwa. Ngiye gukora umurimo wawe, ukomeze kubana nanjye kugeza mutangiye kugeza musoje. Undinde uwo mwanzi Satani n'ibitero bye mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze kubana nanjye rero Mwami wanjye, sabye ngize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Senze neza cyane, kandi ukomeza kumva kuyobora. Reka dusome muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, tuhagere igice cya 6 bera ku murongo wa mbere. Matayo igice cya 6 murongo wa mbere. Titiri iravuga ngo Yesu aduhana kutagirira ubuntu kwishimisha. Mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira butyo ari nta ngororano muzagororerwa na So mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Akire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ati nitukagirira ubuntu kwishimisha. Ndagira ngo rero dusobanukirwe iryo jambo neza. Ubu ni ubutumwa bwanditswe na Matayo, ariko ni Yesu wabuvuze abwira abigishwa be. Yego. Ababwira ati nimugira neza, nimugira ubuntu, nimukagende muvuga ko mwakoze neza, mugenda mukorera ubuntu kwishimisha. Kandi twebwe tugira ubuntu kugira ngo tubwereke ku Mana, Imana iduha umugisha. Ariko hari abakora neza bakagenda babunza amagambo ngo bakoze neza, bakagaragaza ko ari beza ngo abantu babarebe.
ariko ndababwiza ukuri hano ku ijambo ry'Imana haravuga ngo kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so mu ijuru. Ibihembo by'abantu birashira, umunwa wagushimye ejo urakugaya. Ibihembo by'abantu birashira ariko ibya Yesu ntibishira. Ibihembo by'abantu birashira bikagenda, umunwa wakuvuze neza ejo ubugusebya, abakuvuze neza ejo baba bakugaya, ariko umwami Yesu ibihembo bye ntibishira. Kandi guha umugisha kuko wakoze neza. Nugira neza rero ugakora neza, ntukagenda uvuga ngo wakoze neza, kuko tugira neza kugira ngo data wo mu ijuru abone ko twakoze neza, duha umugisha maze natwe twitwe ko twabonye ingororano zacu. Ariko nukora nabi, ugakora nabi, ukagenda uvuga ngo wakoze neza, ukagenda ubwira abantu ngo nakoze neza, nanjye nabaye umuntu mwiza, baragushima ariko ejo bundi bakakugaya. Ibihembo kugira ngo abantu bakubone neza, bazagusigeho, abo uri kumwe nabo bazagusigeho, ariko Uwiteka ntabwo ajya gutererana, aguhora hafi, we ntabwo ajya guseba, ntabwo ameze nk'abantu, kandi ubwo ari umwana w'abantu. Yesu ni mwiza, iyo aguhaye igihembo ntagusigaho, ariko ibihembo by'abantu birashira, ariko ibihembo by'abantu iyo baguhaye igihembo n'ubundi ejo kizaba gifite ibindi, bakuvuga neza ejo bazaba bakuvuga nabi, ariko niba wizeye Uwiteka ugakora neza kugira ngo akurebe, niba wakoze neza kugira ngo Uwiteka haleluya. Ariko uwagira abivuga agenda ahantu hose avuga ngo yakoze neza, icyo gihe nta ngororano azabona, kandi yari kubona umugisha kuko yari yabikoze ngo abyereke Imana, ariko we icyo gihe yabikoze kugira ngo abyereke abantu. Reka twikomoze n'ibindi bintu cyari igice cya gatatu, umurongo wa makumyabiri. Bityo biravuga ngo imyiteganyirize. Icyo gitumye babwira imyiteganyirize mutekereze ubugingo ngo mukizangize cyangwa mukizangize, imwiganire ngo dusezere ku by'umubiri wanyu ngo tuzambara iki? Ese ubugingo bubiri iki byo kurya, umubiri nturi ikinyama? Nimurebe ibiguruka mu kirere n'ibibira by'icyayi n'ibicuruzwa, kandi so mu ijuru arabigaburira. Nabyo mwebwe se nimubiruka cyane?
ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyungura umuco mwiza. Iri jambo tugiye kurisobanukirwa neza cyane, turyumve neza cyane. Hari abantu bakunda kwiganyira. Kwiganyira turagira ngo dukorane ikigo. Kwiganyira ntabwo ari ibintu biri aho ukora. Icyo kiba ari icyaha kinakomeye. Igihe kwiganyira uribaza iby'ejo hawe ko wenda wasanga ejo uzaba wanatunyura byibazaho. Tekereza ku by'uwo munsi by'ejo wacu, iby'ejo uba uri kwiganyira kandi kwiganyira ni icyaha. Bizajya iki? Bizambara iki? Bizanywa iki? Reka uba uri kubivuga kuko wowe uri kwikorera. Ejo se wowe wakwikorera. Ejo ni Imana Uwiteka wenyine izi ko ejo uzajya, izi icyo ejo uzambara. Ibyo yaguteguriye by'ejo nibyo bizaba. Ntabwo wowe ibyo uri gutekereza rero wikiganyira, wikivuna ngo uri gutekereza iby'ejo, kuko Uwiteka Umwami Imana wo mu ijuru azi icyo uzaba urimo ejo, azi icyo yaguteguriye cy'ejo. Ntabwo wowe ugenda ukicara ngo uri kwiganyira ngo uzambara iki, ngo uzarya iki. Witekereza gutyo. Wenda nimba ejo wenda wasanga uzanapfa, ntabwo uzi ejo n'icyo kizaba. Nta mpamvu yo kwiganyira twiruhiriza. Izera Imana yawe Uwiteka mu mutima wawe, wumve ko Imana ifite icyo yaguteganyirije cy'ejo kandi cyiza, maze wiruhukire wiryame. Hano hasi baratubwira ati ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe. Niba se ubundi wiganyira, ubundi wowe ubwawe uri kwiganyira, wowe ejo wakikorera iki n'ubundi? Ko Uwiteka ari we wenyine uzi ibyo yaguteguriye, azi icyo ejo uzakora, ibizaba ejo. Wowe uri kwiganyira se ubundi ngo uzikorere iki ejo? Ejo uzikorera iki? Ejo uzabasha kwikorera iki ko ari Imana iba yabiduteguriye? Haleluya! Nimukiganyira. Uwiteka wo mu ijuru icyo nababwira azi ibyo tuzakora ejo n'ibyo tuzambara. Ariko yari kwiganyira, ubundi wabasha kwiyunguraho uwuhe mukono umwe byibuza? Wabasha kwikorera icye cy'ejo? Ni iki wabasha kwibashiriza Imana itabigukoreye? Ni Imana yonyine ibidukorera. Imana irakomeye. Haleluya! Imana ni nziza cyane. Ninde wabasha kwiyunguraho umukono umwe muri mwe mwiganyira? Ninde wabasha, niki wabasha kwikorera? Nta kintu wabasha kwikorera. Imana yonyine ubwayo nizi icyo izagukorera ejo, ibyo uzambara ejo, ibyo uzakora iby'ejo niwe izabigutegurira. Ntago ari wowe witegurira ahazaza hawe ngo ejo uzarya iki, ngo uzambara iki. Nta kintu wabasha kwikorera Uwiteka adahari. Uwiteka ni we wenyine uzabigukorera. Haleluya! Yagira ngo munyumve nimuzongere kwiganyira, kuko Uwiteka wo mu ijuru azi ibyo dukenera byose. Haleluya! Uwiteka azi icyo dushaka cyose. Ibyo dushaka abimenya tutari twanasenga ngo tumusabe. Ibyo dukeneye aba yarangije kubimenya. Rero wikiganyira. Icyo nakubwira izera Imana ati Imana ejo ifite icyo yaneguriye. Ejo nta kintu wakikorera n'ubundi wikirushya wiganyira. Haleluya! Wikirushya wiganyira ngo uri buze gukora iki, ngo ejo uzambara iki, ngo uzarya iki. Nta kije ubwawe wowe ubwawe wabasha kwikorera. Ni Imana yonyine yo mu ijuru izabigukorera. Imana niyo izi ibyo dukeneye byose, ibizi tutari twanasenga ngo tugire icyo tuyisaba, kandi iyo usabye iguha ibirenze ibyo wasabye. Haleluya! Nta mpamvu yo kwiganyira. Uwiteka wo mu ijuru azi icyo dukeneye cyose, icyo tuzarya ejo, icyo tuzambara, ibyo tuzakora, ibyo uko tuzaba tumeze ejo n'Uwiteka wenyine ubizi.
muri mwe mwiganyira nta wabasha kwiyunguraho umukono umwe, nta wabasha kugira icyo yikorera cy'ejo, ni Imana yonyine izabikora. Haleluya. Iryo jambo ndagira ngo muryiteho, ntukiganyire. Ndagira ngo uryumve neza uryiteho, ntukiganyire. Utekereza kwiganyira ni ugutekereza iby'ejo, kandi we ntacyo wabasha kwikorera. Wowe icyo dukora twebwe turicara ubundi tukizera Imana. Nase ubundi twakora iki ko tutazi icyo tuzambara ejo? Reka twicare twizere Imana gusa, dutegereze ikizaba ejo. Imana niyo yaduteguriye. Haleluya. Nizere ko iryo jambo mwaryumvishe neza cyane, mwanaryakiriye. Reka twongere dusenge Imana, tuyisabe natwe iturinde kwiganyira, kuko umwanzi wacu abashaka icyaba cyose twaba dukoze cy'icyaha kiramunezeza. Reka rero twirinde ibyanezeza umwanzi wacu ari we Satani. Reka rero dusenge Imana tuyisaba iti uduhe kukwizera, uduhe imbaraga Mwami Imana, kugira ngo ntitubashe kwiganyira, ntituzongere kwiganyira. Niba wari usanzwe uniganyira, ndagira ngo ibyo mvuze bigira icyo bishobora kugukoraho, kugira ngo ntuzongere kwiganyira. Ibyo nibyo naze hano nshaka kubamenyesha, kugira ngo ntituzongere kwiganyira. Uwiteka wo mu ijuru azi byose. Haleluya. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana ishoboye, Imana ikomeye ifite imbaraga, Imana izura abapfuye, Imana ihumura impumyi, Imana izura abantu bamaze iminsi ngahe mu gituro. Imana irakomeye ifite imbaraga, nta wundi wabasha gukora ibyo Imana ikora. Uwo nguwo ni umuganga, si n'umuganga gusa, ni Imana ikomeye. Nta kintu atabasha kuri iyi si, nta kintu atabasha, kuko ibiti, ibintu, abantu, natwe ubwacu niwe waturemye, kandi Yesu ni umunyembabazi. Reka tumusaba tubabarire, twariganyiriye. Ijambo ry'Imana tumajije gusoma ryatubwiye ati ntimukiganyire, ariko twebwe twahabanyije n'ijambo ry'Imana turiganyira. Ngaho Mwami Imana uturinde kwiganyira, turinde kwiganyira muri twe. Mana ntituzongere gutekereza ngo tuzarya iki, ngo tuzambara iki. Mana umva turakwizeye kuri Imana ishoboye, kubera ibintu byose wagiye ukora, niyo mpamvu tukwizeye. Mwami Imana uturinde kwiganyira. Nagira ngo nsengere n'abari basanzwe biganyira, Mwami Imana bakureho uwo muvumo Satani yari yarabahaye wo gutekereza ibyo bazambara ejo. Wigira agahinda, niba uri umukene n'ejo uzaba uri umukire. Mwami Imana komeza kubana natwe, ukomeze kuturengera, uturinde kwiganyira. Nicyo twagusaba muri kano kanya, kuko ijambo ryawe riravuga ngo nimukiganyire. Kwiganyira ni bibi cyane, ntitukiganyire. Rero hari n'irindi jambo Umwami w'iteka twasomye rivuga ati ngo Yesu aduhana kukugirira ubuntu, kwishimisha. Imana iturinde iby'iyi si, kugirira ubuntu, kwishimisha ni ukugira ngo ab'isi bakurebe. Mwami Imana rero turakwinginze ngo uturinde ibyo bintu. Nibyo twari dusanzwe dukora, Mana utubabarire. Twarabikoze yego, ariko Mana utubabarire, utubabarire Mana, kandi ubiturinde, kuko iyo ni imigambi y'umwanzi Satani. Mwami Imana turakwinginze utubabarire, ukomeze kudukomeza, uturinde uwo mwanzi n'ibitero bye n'abadayimoni n'abazimu, mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze kuturinda, ibyo mbisabye ngize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana igwa umugisha, imbaraga n'amavuta ntibikakubureho iminsi yose. Kandi turifuza yuko ubutana n'uzagaruka, sibyo? Urabitwemereye uzagaruka? Nshuti bavandimwe muteze amatwi muri kano kanya dusubikiye ikiganiro cyacu ahangaha. Ushobora kuba wamukunze, ushobora kuba wamwishimiye,
wandike muri komenti icyo twemere cyo azagaruka, ariko kandi ushaka kwifuza kumuvugisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ushobora no kumushyigikira mu ivugabutumwa arimo, reka tumusabe atange nimero ya telefone mushobora kumubonaho, atubwiye n'amazina iyo nimero yanditseho. Ni karibu. nimero ngiye kubaha ni 0788 16 62 691. ongera isubiremo. 0788 16 62 691. Yanditse kuri nde? Kuri Nyiraneza Joseline. Imana iguha umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.